Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, nk'uko mubizi amazina yanjye ni Florien Musabyimana. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri Saveur Divine riboneka mu gitabo cy'Abagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice byaho 2 ndetse n'ibice 3. Ntabwo ndi bwigishe ngo turasoma kuri uyu murongo cyangwa kuri uyu, ahubwo tugiye kuganira kuri ibi bice byombi, aho turi kwiga muri iki cyumweru ku gitabo cy'Abagalatiya Pawulo yabandikiye. Tugiye rero gusoma mu bice byaho 2 cyangwa na 3, ariko reka twifashishe uyu murongo ugaragara mu bice 3 kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Ibice 3 Abagalatiya, duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiriye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwababarijwe ubusa, niba yari iy'ubusa koko, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanyirizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi byanditswe byamenye bitaraba yuko Imana idatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimwe amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizera. Imana ishimwe cyane. Pawulo, uyu mugabo dukurikira, tujya dusoma inzandiko ze, unejeje cyane, wakoze iby'ubutwari bwinshi. Uyu nguyu yahamagawe nk'uko natwe duhamagarwa. Yahamagawe yibereye mu bye, yibereye muri bizinesi ze zisanzwe, mu buzima busanzwe. Ari umukozi wize, akarangiza amashuri ye, ari umwenegihugu kavukire rwose, wize amategeko, uzi kujya kuyubaha, ndetse yakoraga akazi neza mu by'ukuri, kugeza ubwo Imana imuhamagaye ishaka kumugira umukozi wayo. Arangije rero kuza, akajya agenda afonda amatorero atandukanye, abwiriza n'abantu bamwe na bamwe ubutumwa bwiza. Murabizi ko harimo abantu benshi yabyaje ubutumwa, ndetse no muri Bibiliya batwereka ingero nka Timoteyo n'abandi. Muri abo rero, aho yagiye anyura hose, yagendaga akoze umurimo, ndetse agasiga abatorero, agasiga abigishwa. Ahangaha rero yandikira Abagalatiya, ryari itorero rimwe mu matorero yabwirije ubutumwa bwiza bakihana, ariko abandikira abibutsa. Mu by'ukuri ikintu yabibutsaga hano ni ugusubira inyuma,
harimo ibintu bibiri by'ingenzi hano mu Bagalatiya, ibice bibiri ndetse no mu bice bitatu, uhereye ku murongo waho wa mbere. Yagiye abibutsa icya mbere, yabibukije kwirinda uburyarya. Icya kabiri abibutsa ko umurimo dukora, ubutumwa bwiza tuvuga atari ubw'amategeko, ntabwo ari ubu bwo mu isi. Hari abantu bavuga ngo ndi ingeso nziza, nta kibi nkora. Ntabwo ubutumwa tuvuga ari ubwo kuba ingeso nziza, ni ubutumwa bwo kwihana ibyaha ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Iki yarakibibukije, arababwira ati mbere natwe murabizi ko twitondaga, twubaha amategeko, tugenda rwose twumvira abantu, ntabwo twahutazaga umuntu tumuhoye agatsi, tumuhoye ubusa, oya, ahubwo twakurikizaga amategeko y'Imana nk'uko bivuga ngo wubahe abayobora, wubahe abo guhinirwa ubahinire, wubahe, mbese ugendeye mu by'isi barabyubahirizaga. Arababwira ati rero ntabwo ubutumwa twahawe ari ubwo kubabwira kwigengesera kuri bya bindi gusa, ahubwo ni ubutumwa bwo kwihana ibyaha ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Icya kabiri yarababwiye ngo mwirinde kugarurwamo ibyo mwaretse mbere. Yarabonye mu minsi yari amaze atabasura, yari yabagendereye asanga barongeye kugira uburyarya, ugasanga baraterana amateraniro bakavuga ko bakijijwe, ariko bagera no hirya bagasa n'abandi basanze hirya, bakivanga n'andi mahanga, akivanga n'abandi, ariko yagaruka yagera muri bene se akigira mwene se. Arababwira ati ariko mw'Abagalatiya mwe, ninde wabaroze? Kuki mutangiza iby'umwuka mugasoza iby'umubiri? Ni gute ugera mu bantu ukiyufura? Yakoresheje ijambo kwiyufura. Kwiyufura ni hari ukuntu nk'umuntu iyo ashaka nko kwitaba call iririja, ava nko mu bantu ukabona agiye ku ruhande gatoya, ni ukwiyufura. Noneho ugasanga umuntu mu busanzwe, mu buzima bwe busanzwe, yifatanya n'abanyamahanga, yifatanya n'abatizera, ariko yabona bene se, yabona abantu bizeye Imana, akagaruka nabo agasa nabo. Arababwira ati rero ubwo buryarya ntabwo bushobora kujyana umuntu mu ijuru. Ubutumwa bwiza twahawe ni ubutumwa buturinda ibyaha ibihe byose. Ubutumwa bwiza twahawe, Bagalatiya arimo ababwira ngo ntabwo ari ubutumwa bwo kwiyoberanya, ni ubutumwa bwo guhinduka ukaba umuntu mushya, ntugaragarwemo n'uburyarya ubwo ari bwo bwose. Mbese ntube amazi ashyushye none ngo ejo ube amazi akonje, ahubwo twahawe ubutumwa bwo guhinduka rwose. Murabizi ko natwe uko twitwaraga byarahindutse, ndetse n'ibyo twarebaga nk'inyungu twarabihinduye. Yandikira Abagalatiya rero yababwiraga ko ubutumwa ari ubutumwa bukuvana mu byaha, buguhindura bukakugira undi muntu mushyashya. Bibiliya rero iratwereka ko mu by'ukuri ukurikije iki cyigisho Pawulo yandikiye Abagalatiya aboherereza izi nzandiko, yari ari kubabwira ngo mureke kwiyoberanya, muhitemo. Murabizi ko Aburahamu yarizeye Imana, bimuhwanira no gukiranuka. Natwe rero duheshwa kuba abana ba Aburahamu. Murabizi ko abizera turi urubyaro rwa Aburahamu, turi abuzukuruza be. Natwe abizera tubiheshwa no kwizera ibyanditswe ko ari iby'ukuri. Mwene data rero unyumva, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo dutsindishirizwa n'amategeko, ntabwo dutsindishirizwa n'ibyanditswe, ntabwo dutsindishirizwa n'uburyo twitwara, dutsindishirizwa no kwizera Kristo
kuko ari we utuneshereza, niwe uduha imbaraga zo kunesha no gutsinda ibyaha byose. Ndagusabira rero nanjye nisabira kugira ngo ubutumwa wumvise, ubutumwa wumva, ubu butumwa bukugeraho bubu ubutumwa buguhindura, bukuvana mu batizera bukakwinjiza mu bana b'Imana, bugukuramo uburyarya bwo gukizwa none ejo ugasa n'abandi, ahubwo ugahora uri icyaremwe gishya, kuko niko Yohana yavuze ngo turi abana b'Imana, uko tuzasa niko kutarerekanwa, ariko ubu turi abana b'Imana. Umwana w'Imana rero arangwa n'imirimo y'Imana yose, ku manywa nijoro, aryamye abyutse. Ndakwifuriza kurangwa n'imirimo y'Imana, ugahinduka mushya rwose, kuko Pawulo arimo yandikira iri torero ry'Abagalatiya yagiraga ngo abahugure bahinduke rwose. Nanjye nibyo nguhugurira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana, turagushimiye kubwira ijambo, turakwinginze kugira ngo uduhe umwuka n'amatwi yo kuryumva, kugira ngo dukore ibyaryo, rituvane mu bibi tujyane mu byiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.